isa nisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye, umenye amakuru yaho ya buri munsi. Ubushize Debora yatubwiraga iryo yaboneye mu cyumba cya veterineri Gacondo. Naho Sakindi yaracitse ururondogoro kubera amanota Muringa yari yabonye mu kizamini cy'akazi. Ni mwikinamico isa nisobetse. Umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo, ufite ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udaheza, umwana agira uruhare mu byakorerwa. Ese Jado Karame, aho urutonde rwo kubakurikiranye mu manota waba warurangije? Narurangije. Ese wagize ngo ugeze ndi umutekinisiye? Reba umukobwa ufite ubumuga amanota namuhaye. Ntureba aramutse atsinze byazatugora. Iyo umuntu mutumvikana mu rurimi se wamwemerera ko mukorana ukabivamo? Erega nta n'ikindi nahinduye cyane. Urumva icyo nakoze? Nafashe uwamukurikiraga mu amanota ya Muringa, hanyuma Muringa ndamumanura mu giro wa 11. Aho rwose biciyemo. Cyane. Hari ikindi natekereje. Yego. Niyo mpamvu kumushyira ku mwanya wa 11 ari byo sawa. Niki watekereje? No kuvuga nyine abantu 10 ba mbere nibo bemerewe gukora ikizamini cya interview bonyine. Ariko ze kari byo wamugane. Umuntu utagize amanota fatizo nta mpamvu yo kwirushya cyangwa ngo aturuke aza mu kizamini gikurikiraho. Exactly. Uwo Muringa uwo naho tugihuriye muri interview. Ubwo munsi y'uburongo n'abarimo ntibemerewe kuza gukora ikizamini. Aha, cyane rwose. Ubu noneho nakora printing nkajya kwemanika. Gira bwanga ahubwo kugira ngo abantu babimenye bose. Nibyo rwose. Ahubwo mpereza icyo ngicyo kiri hayo bari bagize ntangire gicagagura. Akira. Kabicagagura ubundi se. Nibyo rwose. Ose ndukomanga. Yego injira. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Nitwa Imimandi nyirasenge w'umukobwa witwa Muringa ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Yego. Twari tuje kureba amanota yagize mu kizamini. Ese ahubwo ntiwarusanze ngiye kuyamanika? Turakira murebere kuri list. Isa nisobetse. Shadebo Karame, twihute tudakererwa ishuri. Shaho Seradu Karame, kugira ngo ngewe nicaye mu ishemba numva n'ibyo mwarimu ari kuvuga. Birumvikana kandi humura. Banitekereza ku buzima bwanjye gusa nkumva isinguyeho pe. None se uracyaruka ukagira n'isereri? Radu, nta muntu nakwifuriza gutwita ku myaka nk'iyanjye. None se wamaze kumenya ko utwite we? Wasanga ari n'indi ndwara. Wapisha naripimye. Waripimye? Hari akantu bagura bakipima kangaragarije ko ntwitesha. Ubu kuko kukinabyemeye. Bibaho nyine ko umuntu arangara agakora ikosa. Nibaza uko bizagenda ababyeyi nibabimenye. Nibaza ahazaza hanjye mwicuza icyatumye nemera. Impore basi, humura bizagenda neza. Nibaza ukuntu telefone Gacondo yamaye nayirutishije ubuzima bwanjye bwose. Nkumva ndababaye ndigaye. None se basi we yabyakiriye gute? Wapi ntabyo nari namubwira. Kuki se utarabimubwira ngo umenye icyo abitekerezaho? Nabanje kwipima ngo menye niba nwite koko. None ubwo uzabimubwira ryari? Uyu munsi niyemeje kujya kumureba nkabimubwira. Umva, ntagupfukirane ngo uri umwana. Ugende wihagazeho, gutwita si imikino kandi yaraguhemukiye. Namwandikiye mubwira ko mushaka, ambwira ko nkumbuye. Wasanga afite umutima mwiza. Reka twizere ko aguha igisubizo kizima. Isa nisobetse. None se mada, ntiwarangije kureba amanota y'umuntu wawe ngo uyamenye kuyamanika? Numiwe pe. Umiwe? Umiwe se kubera iki? Erega turi kwihuta. Ndabyumva ariko ibi ntibishoboka. Niki se kidashoboka ngo tugufashe ariko gahunda zindi nazo zigende neza? Niko, konzi ko Muringa ari wowe wagize aya mbere. Ngo iki? Uzi ntabwo rero amanota yagezeho ku rutonde. Yewe, ariko nawe yaragerageje rwose. Umuntu utavuga akaba atanumva. Ubwo rwose biragaragara ko ubutaha yazabitsinda. Yagerageje rwose. Ariko rero Muringa niwe wari wagize aya mbere ku rutonde rwabanje kumanikwa.
ibyo wabikuyehera lisite se si ngiyo wagize mbere se ntumureba Alice ayifite mu ntokira kandi abantu bose baravuze ko barubonye mwarumanitse. ariko amagambo y'abantu binahe Nyamineke wayishinga kuko mada bose barabeshya kandi barayifotoye bakayinyoherereza kuri WhatsApp. ngo iki nawe warayibonye se Ndakubeshyira iki se? Reka nyikwereke kuko kuri groupe byiriwe birimo gucicikana. ibi ni ikira Do ntureba dore hano yari yagize amanota 87 umukurikira agira 71 none ngo yagize 47 akaba atemera no gukora ikizamini gikurikira. ariko rero nyemese nyine urebye nyine ibi ngibi ndabona rwose ndabona nibyo bihimbiye. bahimba na kashe yanyu na sinyatire ntureba ko bisa yasinyweho na Bruno. Reka nkwereke nasohoke twikorera akazi baya nagende mwene wabo yaratsinzwe kandi arabibona none se tugendere ku bya WhatsApp hari inyandiko yegora rero ndabona ari ukwitabaza izindi nzego kuko ibi ntibyumvikana. ngo iki ngo izindi nzego isa yisobetse we injira ari karibu. Mwiriwe Gaco. Yo Depo burya ni wowe mbese kamaguruke ngo hoberesha bitese Ni bibi. ko Debora nawe rwose bise wabuze igikomari Nakazi kawe. mu mujyi kuri se ni ikihe kibazo wagize kurira ntumbwe Uzi ko ntwite. Kuki uratwite se ko urakomeje Debo Maze naripimye ndabibona. yaba batata we Kandi nari namaze kubikeka kubera ibimenyetso. none se nta wundi muntu mwigeze mubikora Debo Reka ni wowe kandi bwari n'ubwa mbere. yaba we ubuse ndabigira nte koko Debo ndakora iki koko Ndabizi se ko ari wowe wabiteye. harya ubundi Debo niko ubundi ufite imyaka ingahe 17 nahejeje kuwa gatandatu. yaba data we kuwa gatandatu niko yuzuye yaba data we naho ndazibanwa nzikanisha ibintu bikira niko hari umuntu wabibwiye Nawe uretse umwana w'inshuti yanjye twigana. uramenye nuko bigira ibanga kuko bahita bankatira urwa burundu sibyo sheri None se ubwo tuzabigenza gute? Ko nanjye iwacu ntibabimenya bazanyica. basi se wowe hari igitekerezo ufite ku cyo nakora ariko rwose ukandwanaho None se ko nzi ko iyo umuntu bamuteye inda bamugira umugore. icyo cyo nticyashoboka kuko nacyo ni icyaha nahanirwa nagihanirwa rwose ereka buriya nubwo ntabikubwiye mfite umugore n'abana. Ngwiki rwose ngo ufite umugore n'abana cyane rwose cyane pe ukaba arankoze ibikoko. isa yisobetse ngayo nguko ayo niyo makuru ari Nyamineke. Burya Gacondo nubwo atambara impeta afite umugore n'abana kandi Debora azi ko iyo umuntu bamuteye inda baba bagiye kumugira umugore. Amanota ya Muringa nayo bayahinduye. Ubwo ibyo kubona akazi Nyamineke ntibirangiye. umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo ufite ubumuga agira ijambo twubaka umuryango udaheza. Isano isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Sewing Hand Rwanda. mukeneye kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'Isano isobetse mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook n'ukwandika Isano isobetse cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho butaha ubumuga agira ijambo twubaka umuryango udaheza umwana agira uruhare mu byakorerwa.